mu mwuka buri muntu afite marayika umushinzwe w'Uwiteka, marayika w'ijuru wo mu gice cy'ijuru. Ariko mu kindi gice cyo mu isi y'umwijima hakaba hari abandi bamarayika b'umwijima nabo baba bacungira hafi, bashinzwe kukurwanya. Noneho abo bamarayika bombi uko ari babiri, ni ukuvuga ngo marayika wa Satani aragenda agatanga raporo z'umunsi wawe kwa Satani, marayika w'Uwiteka agatanga raporo z'umunsi wawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho sasa umurozi ushaka kukurwanya we afatanya na wa mumarayika w'umwijima ukurwanya. Umurozi afatanya na wa mumarayika w'umwijima ukurwanya, abanza kureba muri screen, baba bafite amaso y'imbere aya ngaya abona mu mwuka, simvuga kubona mu buryo bw'umubiri, kubona mu mwuka, kukureba mu mwuka urinde. Mu mwuka wiriwe ute, umeze gute. Noneho mu mwuka iyo habayeho kuba weakness, wabaye umunyantege nke, habayeho gukora icyaha, mu isi y'umwijima barakubona. Wa murozi niwe ahita akubona, akakubona mu mwuka. Simvuga mu mubiri, ntabona umubiri kuko ni mu mwuka, intambara zacu mu byibuke nizo mu mwuka. Nuba mu mwuka wa murozi iyo habayeho gukora icyaha, sof kwitotomba, kwiheba, kubeshya, ibintu nk'abiriya byose nyine mu mwuka bahita bakubona. Noneho bamara kukubona biroroshye kugira ngo umurozi rupa mu buryo bw'umwuka yinjire mu nzu wawe. Hari igihe yinjira mu nzu wawe nibura nubwo waba wakoze icyaha, kubera bwa bumenyi wahawe, nubwo waba wakoze icyaha ukaba wizerera muri Yesu Kristo, ukaba wagutwa jina ewe pepo shindwa kwa damu maana kondo na kukemea ondoka. Hari igihe uvuga ati ondoka, genda, akanga, kuko nyine muri we hari ikintu akubonamo. Kugeza igihe noneho utangiye kumutsindisha ibyanditswe, noneho watangira kuvuga ngo handitse ngo wa mwuka ugahita ugenda. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga urengewe na ya ngingo y'icyanditswe wizeye. Ntabwo urengewe nuko wowe uri umukiranutsi, urengewe n'ingingo y'icyanditswe wizeye. So urengewe n'ingingo y'uko wizerera mu maraso Yesu Kristo yamenetse ku bwawe, akaba impongano y'ibyaha byawe. Noneho rero niba watuye ijambo rihuye n'ingingo y'ayo maraso Yesu Kristo yamenetse ku bwawe, wa mwuka wari uguteye wari uhawe imiso kugira ngo uze ugutere igisongo. Noneho igisongo ni uvuga mu buryo bwa kiruza, kumva gutera ikintu kumva n'ikintu gihagamye cy'igisongo cyinjiye mu mubiri. Daimoni kaza ari uburyo imeze nk'igisongo kinjira mu mubiri, kumva nyine gutyo. Abandi nyine batarasobanukirwa imikorere y'imbaraga z'umwijima, ahita wajya mu cyumara akareba uko bimeze. Kuko mu isi y'umwijima abadayimoni bafite amaheri menshi, hari igihe bahita bihindura koko, kuko iyo wagiye kwa muganga baba bareba n'umuganga. Hari igihe bashobora kwihindura koko cya kibazo, muganga akavuga ati iyi ndabona indwara runaka yahindi ivurwa, kandi mu by'ukuri atariyo nyakuri, ari tekinike, ari uburiganya nyine bwa Satani bwashatse kugira ngo bugufatira aho ngaho, byitirirwe ko ariyo ndwara ariko atariyo. Noneho niba hari amafaranga agomba kugenda agomba kukuvaho, akuveho, yitiriwe indwara runaka isanzwe izwi n'abaganga ariko atariyo nyakuri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu isi rero ndimo nsobanura ibyo ngibyo. Nuvuga ngo rero ariko kugira ngo nanone ibyo bigerweho mu isi y'umwijima, babanza no kugira ngo bakirane n'ikirere cyabo, abanza kureba ikirere ukoreramo icyo ari cyo. None iyo mu mwuka umuroza agenzuye akabona uri mu kirere kidasanzwe cy'umwuka cy'ubumana, arwana no kugira ngo ashakishe uburyo akikwimuramo. Bwana asifiwe sana. Amen. Nawe urabizi ugiye mu buzima bwa rusange, reka ngaruke mu buryo bw'umubiri. Kano kanya umuntu agukuye iwawe akuzanye ahangaha, ntabwo uzisanzura nk'umuntu uriwe. Utangira kugengwa na rya tegeko rya hahandi uri muri urwo rugo, ntabwo ubasha kwisansura.
rero mu isi ya kirozi ni uko nguko babanza gushaka ngo ni gute uyu muntu twamwimura tukamukura mu kirere atamenyereye. Ubwo ngiye kugaruka ku mpamvu noneho hari abantu bagirirwa ubuntu za roho zabo zikaba zicanye ku maso. Iyo ibyo bikozwe bakabibona aribyo byitwa kurota. Buriya kurota ni roho y'umuntu ibibona, ifite amaso abona, idahumye. Ni roho y'umuntu ibibona neza. Noneho sasa wowe ahubwo kwa kubona ibyo ubona usinziriye, roho umubiri usinziriye ibyo roho ibona, umubiri usinziriye roho nibi wagaruka mu mubiri ntubimenye, kuko ubwo bumenye ntiwabutojwe bwo mu isi ya za roho. Noneho sasa ni ukuvuga ngo mu mwuka rero ni ukuvuga ngo umurozi arijya kubona ko ati iki kirere akoreramo arimo ni ikirere ntamufatiramo, kumufata akinsindiramo. Iyo njye mwatakiyemo akinsindiramo. Noneho akavuga reka mutware mu kirere cyacu. Muri cya kirere cyacu ubwo mu nzozi kuri za roho zibona uzibona uri ahantu utazi, uzibona uri mu nzu utazi, uri mu nzu nawe ubwawe utazi, uzibona uri mu gace k'ahantu utazi, udashobora kuvuga ngo wenda aha hantu ndahazi ngarutse mu buryo bw'umubiri niba unaka ni Kayonza ni Kibuye cyangwa se ni mu karere kanaka. Mbega uzibona uri mu gace utazi, uzibona uri ahantu utasobanurwa, uyu ni mu mudugudu uyu n'uyu, ni mu karere kanaka, ni mu murenge uyu n'uyu. Mu buryo bw'inzozi uzibona uri ahantu utazi. Noneho aho hantu utazi ni ngo cyangwa se mu gihugu utazi, muri icyo gihugu rero utazi ni ngo ni mu isi yabo, mu gace kabo, mu matware yabo. Ibyo ntabwo mbisobanura neza, bakwimuriye mu matware yabo, hahandi udashobora kubona ingingo ugira gute ikurengera, kuko uri ahantu hatamenyerewe, uri ahantu hatazwi. Noneho kuba uri ahantu hatazwi baragukoreraho ibyo bashaka, uraza kugaruka mu mubiri wawe kazi kwisha. Noneho niba uri umuntu udafite ubwo bumenyi, niba uri umuntu umeze nk'impumyi mu mwuka neza n'ubwo bumenyi ntabwo ufite, ni ukugaruka uti narose, ukibuka ko hari ahantu utazi ugahita urekera. Bivuga ngo rero urumva umuntu nk'uwo nguwo nyine bakomeza kukudomina, ukomeza kuba umbe bagutwayeho bunyago, bagutwaye mu mwuka, baje bagufataho bugwate, bakujyana mu kirere cyabo, baguheza iyo ngiyo mu isi y'umwuka, bakugaruye mu kugarura. Kuko noneho sasa hari ibyo wamenye, hari n'ibyo utazi. Noneho uraza kubifata ko ari inzozi zisanzwe, ariko hari abantu Imana igirira ubuntu, umubiri ukabaha amakuru. Wenda yaba yanavuye n'aho hantu hatazwi, umubiri ukamuha amakuru. Hari n'abo umubiri uha amakuru ntibabimenye, bakumva ko ari ibisanzwe, akumva ko ari indwara zije, akumva ko ari uburyo cyangwa yaryamye nabi, akumva yuko wenda umusego, wenda umubiri waguhaye amakuru urumva neza gukebuka bidakunda, kumva ni nk'ijosi hari ukuntu rimeze ukuntu, mbega usanga umubiri waguhaye urimo uraguha amakuru, nibura ntuvuge ngo okay reka nsengere uno mubiri. Ibyo byose hari icyambayeho, naryamye ndi muzima, naryamye umubiri wanjye nta kibazo ufite, naryamye ijosi nta kibazo rifite, naryamye kuno gutu nta kibazo gufite, kuki mbyutse gufite ikibazo? Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka ngaruke no ku kantu ko gusinzira kugira ngo mudasinzira. Ejo hari umuntu nasengeye mu buhamya, arambwira ati ngewe nagiye gushikisha, ati ariko kandi njya gushikisha nashikishaga umuntu runaka, ati araza aravuga, ati ariko nawe nza kumenya ko nawe ajya muti, kuko niyemeje guhangana nawe, niyemeje guhangana n'uwo muntu. Yajyaga mu bapfumu nanjye nkajya mu bandi, noneho yajyayo nanjye nkajya mu bandi. Ati njye nagize n'ahantu nshaka ko umupfumu amunyicira, ati ntanga amafaranga menshi ashoboka ariko biramunanira. Ndamubwira nibwo namusaba, ntabwo winjiye muri ibyo bintu bya gipfumu ujya ku muntu nawe ajya ku mupfumu, mupezanya bitewe n'ibitambo mutanga, kandi nanone mugapezanya bitewe n'umupfumu yagezeho. Ni ukuvuga ngo abapfumu nabo mu nzego bararutana. Ndabwira ni nk'uko abakozi b'Imana turushanwa imbaraga mu buryo bw'umwuka, kandi tukazirushanwa nta kindi buriya nta yandi nuza. Izi mbaraga mu mwuka biterwa
n'umutima wa mukozi w'Imana niba ahora yumva afite inyota yo gushaka Imana, n'ubumenyi tukaburutanwa bitewe n'uko biterwa n'inyota nyine umuntu aba afite. Yesu yaravuze ngo ufite inyota wese naze abo. Hari umukozi w'Imana ujya kurwara akumva yaramenye, akumva aruzuye, cyangwa se kumenya kwe kukaba gushingiye kumenya Bibiliya mu nyuguti, kumenya ngo Bibiliya yanditswe iki gitabo cyanditswe na runaka cyandika mu gihe runaka, ugasanga nibyo bya teoloji nyine bimwuzuyemo byo kumenya Bibiliya muri ubwo buryo. Ariko urumva ntazi Bibiliya mu buryo bw'umwuka, ni mu buryo bw'inyandiko nyine bw'umubiri, igihe cyanditswe ari aha n'aha ngaha, aha gutyo ugasanga ayo niyo mateka ni ibintu by'amateka. Ibyo rero ntibikiza ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo ibyo ni ukuzuza ubwenge, ni ukuzuza ubwonko nyine, ukuzuza amateka, ubumenyi busanzwe budafite icyo bwagufasha mu buryo bw'ubugingo. Bwana sifiwe sana. Rero hakaba n'abandi bakozi b'Imana baba bashaka kumenya mu mwuka, kuko n'ubundi Imana ni umwuka, na Satani ni umwuka, n'intambara turwana nazo ni umwuka. Kuko birava ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Urumva rero uwo muntu yasoma iryo jambo agashaka kumenya uko kurwana mu buryo butari bwa kimuntu bumeze gute, akagira ayo matsiko. Ese umuntu atsinda gute muri ubwo buryo bwo kurwana mu buryo butari bw'umubiri? Akagira ayo matsiko. Noneho ya matsiko uko ugenda wegera Imana, kuko nayo ibikubona ko ukeneye kumenya, ikagenda ikuvunguriraho gatoya muri bya bindi wifuza kugira gute, gusobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Noneho no mu buryo bw'igipfumu ni uko nguko, abapfumu barutanwa imbaraga, abarozi bakarushanwa imbaraga. Noneho niba njyewe nawe tugiye guhatana, urajya ku mupfumu nanjye nkajya ku mupfumu, hari igihe nshobora kujya ku mupfumu urusha imbaraga wawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ufite n'ubumenyi buhagije burenza ubwa wa wundi wawe. Noneho sasa icyo ni icya mbere, aho wenda umuntu ashobora kugutsindira muri ibi bintu bya kimuntu namusobanura. Noneho sasa kabiri, noneho sasa ni ukuvuga ngo hatangira kubaho rero gupezanya kw'ibitambo. Ushobora gutanga inkoko, umupfumu uri kundoga yakubwiye ngo genda uzane inkoko y'ibara rimwe. Njyewe uwanjye yambwiye ngo ningende nzane ihene. Amashitani rero uko abaho, imizimu itungwa n'amaraso. Imizimu kangurira Christine. Ntiyagira uhumuriza noneho. Ubundi umuntu ahumiriza wenda ugiye mu mwuka ugiye gusenga. Turebe twese. Yesu ashimwe cyane. Niwumva turebe twese pe. Kuko yampaye ubuhamya arambwira ngo iyo bagushitse uri nko mu ruto, wenda nko muri taxi cyangwa uri ahantu runaka, arambwira ngo ikimenyetso kibigaragaza ushobora gufatwa n'agatotsi. Urumva gushika ni wowe w'imbere, si umubiri bashika, si amazina. Arambwira ati rero baranshikaga nkagenda ngo nkavuga, mbibwirwa n'umupfumu. Ubwo bo bahanganaga nyine bapfumuga, ariko bakahangana mu buryo bwa gipfumu. Umwe ashaka kwiga undi mugabo, undi avuga ati ndashaka, umwe agakorera gutyo nyine, uvuga ati paka ndahangana nawe muri ubwo paka. Nibyo navuga rero sasa ngaho wari wabyishe cyane. Icyo gihe byagusaba kugira ngo nibura uzi ko ufite amahirwe wahuye n'umupfumu urusha imbaraga uwo nguwo. Icya kabiri, bisaba kugira ngo ube wamenye ngo uwo murozi, uwo muntu wagiye kurogesha yatanze igitambo ki, wowe uratanga ikihe. Rero hari abadayimoni barushanwa imbaraga. Abadayimoni, umurozi buriya ukuroga agakoresha inkoko, ujye umenya bagakoresha. Uwo murozi ntabwo aba afite imbaraga. Utuzimu twe tuba ari udupeti tukiri duto, kuko ni utudayimoni tunywa inkoko igira amaraso make, tunywa uturaso dukeya. Noneho rero ihene, mbega uko ibintu bigenda bizamuka. Niyo rero sasa niko ubundi imyuka y'abatware bakuze nyine, ibijenerali, ibishitane by'ibijenerali, by'ibibosi bikaze binywa amaraso y'abantu. Ubwo rero sasa wowe uvuze uti nge ndatanga umwana wanjye, ndatanga umuntu mwene wacu cyangwa runaka agapfa. Niyo mpamvu ku bantu bakeneye gutunga ikirenga agomba kumenya ngo ibitambo bye biherereye mu gutanga abantu cyane, mu bijyanye n'ubutunzi, gutanga abantu cyane. Gutanga abantu cyane rero ku muntu wamaze kuba nk'aba bantu b'abanyenganda bakomeye, ubwo ni ukuvuga ngo
we yangaja abarozi mu isi y'umwuka, aragenda akangaje abarozi bamukorera, bamwicira abantu. Uko abantu bapfa mu mwuka, zino mpanuka mubona, uko abantu bapfa mu mwuka, njyewe niba ubutunzi bwanjye bukomoka ikuzimu, niko bizinesi zanjye zarushaho kugira imbaraga no gukomera. Kuko nyine yangaje abarozi, ugasanga afite nk'abarozi nka 20 bakora mu isi y'umwuka. Ashobora gutanga n'abakozi biwe gutyo, bamwe muri bo bagatangira kuroga batabizi bakamukorera, akaba akora akazi gasanzwe k'umubiri ariko amukorera n'akazi k'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Noneho sasa urumva rero mu mwuka navuga ngo ugiye mu bya Satani, waruha. Nibyo navuga muri uko kujya muri ibyo bya Satani waruha. Kandi namusana ubwo wari wabaye umurozi, watangiye kumuroza undi abarozi nuko bakora. Mu isi ya kirozi ni ukuvuga ngo utangira ujya mu bapfumu, akaguha umuti, ujye wisiga, ujye utera, ujye woga amazi, ugende uyamene hariya. Ubwo urumva ugiye gutega abatambuka mu nzira, ugiye kuroga ba bandi bari butambuke, ba bandi bari aho bari guce, wamenye y'amazi wiyuhagiye. Ubwo urumva wowe ubwawe ugize gute, urabarozi. Nibyo nabyo navuga rero, umupfumu niwe utanga amarozi, nawe wari watangiye kwitwa umurozi. Ariko umurozi nabo uciriritse, uzi ibyo atari gukora. Nibura hari umurozi, nibura ugenda akicara akiga mu isi ya kirozi, akiga akamenya, noneho sasa agakora ibyazi. Ubuntu bw'Imana butugaruka mu izina rya Yesu. Mvuye aho hantu rero, nuvuga ngo rero ushobora kwa kundi impamvu yo gusinzira, ushobora gusinzira gutyo ugasanga agatotsi karakwibye. Kumbe muri ako gatotsi kakwibye, mu isi y'abadayimoni, mu isi y'abarozi, hari abantu bari ku gicaniro barimo barakureba, bari kuvuga ati uyu muntu turamufite, dusanzwe tumufite muri za siza, none turabona turi kumukura tugasanga ntitumubona. Kuko niba winjiye hano mu iteraniro batangira gushakisha bakabona wabacomotse, ntabwo bari kugufatisha neza. Kandi aho hari turabona ashobora ibyacu bishobora gusenywa, bishobora kurimbuka, bagahita bafata decision bagakurura bagashika, bashika ugasanga uragiye, urimo uragenda, urimo urakururwa mu buryo bw'umwuka, barakurura wowe ukongera barimo baranyigiranye, ugasanga urimo urarwana n'udutotsi. Kumbe niko bakurura w'imbere. Kuko urumva gusinzira ni iki se? Gusinzira wanarije gusinzira no mu buryo busanzwe. Gusinzira no kuvuga ngo urimo urasinzira, iyo usinziriye ntabwo umubiri ubasha kumva, ntubasha kumva mu mubiri, ntubasha kubona no mu mubiri. Ni wowe w'imbere usa nkaho mbega ubujijwe gukorera mu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Ubujijwe gukorera mu mubiri, noneho kuko ubujijwe gukorera mu mubiri ukisanga ubaye ibyo. Nta kintu umuntu akora asinziriye. Haleluya. Noneho sasa wowe ubujijwe gukorera mu mubiri, uvuga ngo rero bakubakuruye wowe w'imbere, barakubanye. Bakubanye ntacyo wumva hano mu isi bifite imibiri. Mu isi y'abazima ntushobora kumva, mu isi y'abakiriho cyangwa y'abazima. None sasa kwa kundi rero utumva mu isi y'abazima, bagira ibyo babana bakagira n'ibyo baboroka. Ukagaruka muri wa mubiri wawe ariko bamaze kubana gufunga mu isi y'abazima. None uzatangira gusanga umuntu rero uzasangwa nyinshi muri iyi si y'abazima. Mu mubiri we ibibazo byabaye byinshi. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Reka rero twifashishe ijambo ry'Imana, dusomere Yesaya 42, undi dusomere muri Daniel mu gice cya mbere. Yesaya 42 kuva ku murongo wa 21. Undi dusomere Daniel igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere. Isaya 42 ku murongo wa 21. Havuze ngo ubwo gukiranuka kwe Uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kogeza amategeko ye gukiranuka kwe no kuyubahiriza.
kubwo gukiranuka kwe uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza urumva uwiteka ubwe ku giti cye yamamaza amategeko ye akayamenyesha abantu ariko agashaka ko yubahirizwa anezezwa n'uko ayo mategeko agomba kubahirizwa nk'uko amategeko mu isi yubahirizwa n'uwiteka yifuza ko amategeko ye yubahirizwa ariko iyo tuvuga ku mategeko tumva ko nangiye kwigisha inyigisho zijyanye n'amategeko oya iyo mvuga itegeko n'itegeko mvuga itegeko mu mwuka sindivuga mu nyuguti Yesu ashimwe cyane itegeko mu mwuka kano kanya twebwe muri iki gihe cyacu cya Yesu Kristo ni ukwizera Yesu Kristo umwizera niwe ufite ubugingo urumva rero sasa kutizera nicyo cyakubuza iki ubugingo ubwo sinshatse rero kugira ngo mpite ngaruka muri mutaza kumva wenda ngo ntangiye kujya muri kote y'amategeko yayandi bigisha amategeko abandi umwizera itegeko ryacu twebwe dufite ku muntu wese cyane cyane iry'ubugingo n'iry'ijuru ni iryo kwizera ukwizera nde kwizera Yesu Kristo kuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana abo ntibavutse bw'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore ngo babyawe n'iki n'Imana urumva rero tubwo itegeko ryacu ni ukwizera nicyo bitureba kwizera nde kwizera Kristo umwana w'Imana ko yapfuye akazuka bikaguhesha kubyara ubwa kabiri ukita umwana w'Imana nyuma yo kwitwa umwana w'Imana rero ukeneye kumenya iso akunda iki ababyeyi bawe bakunda iki bifuza iki kuri wowe bashaka kuba iki amen nibyo rero none utangira mu mwuka aho utangira gushaka kumenya muri wowe papa afite umugambi iki yifuza ko nitwara nte yifuza ko ngenda nte Bwana sifiwe none ibyo nibyo bigaruka rero bikitwa amategeko ya data ya papa mu rugo rwe uko abantu bagomba kwitwara so noneho sasa niryo ijambo ritangira rivuga ngo uwiteka yishimye kugira gute kogeza amategeko ye no kuyubahiriza komeza hepfo 22 avuga ngo ariko aba nibo abantu banyazwe ibyabo ariko aba ni abantu banyazwe ibyabo barasenyerwa bose batezwe ubushya ngo bose batezwe ubushya urumva gutega ubushya ni ukuvuga ngo wabisobanura nko kuba umuntu yakwihisha muri uko kukwihisha akakuvizira akakubikira muri uko kukubikira akaba yaguteza umutego akaba azi ngo uyu mutego arawugwamo nawugwamo ndamufata ngo aba ni abantu banyazwe ibyabo ijambo rya mbere ritangira ngo aba bantu banyazwe ibyabo hari iby'Imana yari yarabahaye hari iby'Imana yari yarashyize mu biganza byabo mu buryo bw'umwuka hari ibyo yabateretsemo mu bugingo hari ibyo yabateretsemo mu bwenge hari ibyo yabateretsemo mu mitima hari ibyo yabateretsemo mu mpano muri domene zabo hari ibyo yabateretsemo none ngo ariko aba bantu baje kugira gute baje kunyagwa icya mbere babanje gusenywa kw'impano gusenywa kw'imihamagaro gusenywa k'ubwenge bw'umuntu gusenywa kw'imitekerereze mizima iboneye gusenywa kw'imyumvire mizima gusenywa kw'ahantu haza ni abantu ngo banyazwe ibyabo barasenyerwa bagira gute bose batezwe ubushya kugira ngo ibyo bigerweho nuko babanje gutegwa ubushya nubwo ngo Satani muri kamere n'abakozi be batega imitego myinshi yo kukubikira akabazi ngo naca hano turahita tumutera icyuma tumurangize tujye twiruka aha tugende ibikorwa tube dushoje gahunda misiyo twari dufite nuko nguko abadayimoni bahora bubikiriye myuka Satani ihora yubikiriye niyo mpamvu ijambo rero tubwira ngo mube maso rimwe kabiri musenge ntabwo ari uko amaso ko kurebesha amaso aya ngaya ngo ndareba mu mutwe no mu bwenge bwawe bitewe n'ibyo wize n'ibyo wamenye Yesu ashimwe cyane bya bindi wize wamenye none ugatangira kuba amaso ukamenya kumbe Satani atega imitego yantegera umutego muri iki kirori ukagira amakenga haba haje umuntu mushya muri wowe ntusa ukagira amakenga umuntu reka ngende gakigiye ntaramumenya ukagenda umwiga mu buzima bwawe kuko Satani n'iki ni mu bantu
ukagenda n'ibyo biriho kuba mube maso. Ubona kuko amatangiye kuba maso ari ibintu ushobora kuba uri kubona ku muntu cyangwa uri gukeka ku muntu ukavuga reka mbanze nsenge. Yesu ashimwe cyane. Komeza noneho. Kandi babahisha mu mazu y'imbohe. Urumva ngo ba bantu noneho ijambo rya mbere barasenyewe, bajyanyweho umunyago, kabiri bagira gute? Babahisha mu nzu z'imbohe. Urumva nyine baragufata bakagushyira mu nzu y'imbohe. Ni mu mwuka, nta munsi n'umwe umubiri wawe uzisanga keretse nucumura kuri leta ugakora ibibazo wenda byakujyana muri gereza gutyo, cyangwa hakagira abagambanyi runaka mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka izi ni inzu z'imbohe zo mu mwuka, aho umurozi ashobora kugushyira mu nzu yiwe y'imbohe. Noneho sasa ukaba wabibona mu nzozi zawe ariko ntusobanukirwe. Ndavuga ku bantu rimwe na rimwe bagirirwa ubwo buntu, roho zabo zikaba zicanye ku maso zibona. Bamwe muri mwe murabibona ariko ntimumenye ibyo ari byo. Noneho rero Imana imaze iminsi ibinyigisha nk'isanga ndi kumwe n'umuntu abantu nazi. Noneho ngiye tubana kwa Yesu, ubwo ni mu nzozi kwa Yesu, dayimoni yoberanyije ukambara isura ntazi, ndagutwika nkabona uruhu ruhise ruvaho, mpita mbona ikintu. Kandi nabonaga ari umwana, aje ari umwana mutoya, wenda batoya nabonaga bari bangose. Noneho nagira ngo nakwatura ni kwa Yesu, imyuka yiyoberanyije yiyambitse amashusho y'abana. Habona icyo koko kaho cya kibiri, nkabona deja ni dayimoni. Kumva Imana hano iranyigishije ndasobanukiwe. Ubwo urumva rero ushobora kubona abana utazi, ukabona abantu bakuru utazi, kumbe ni abadayimoni baje kukunyaga mu mwuka, baje kugusahura, baje kukwiba mu mwuka. Noneho sasa ni kukwiba ntibibi bifatika. Satani ntiyiba ibigaragara, abantu nibo biba ibigaragara, ariko ubwami bw'umwijima bwiba ibitagaragara. Kandi ibyo bitagaragara zirikana ngo nibyo bifite kuguhesha ibigaragara. Yesu ashimwe cyane. Noneho sasa mu mwuka Satani yiba ibitagaragara. Kubona inzozi zose uri kumwe n'umuntu utazi, menya ngo na myuka mibi y'abadayimoni. Mu mwuka Satani afite amashusho. Abarozi bagira amasura menshi atandukanye. Amasura, urabona hano mu isi Imana yaturemye mu buryo butandukanye, iduha amabara atandukanye, noneho itudizayininga no mu buryo butandukanye. Yesu ashimwe cyane. Iduha amasura atandukanye. Mu isi ya kirozi rero nabo baba bafite amasura menshi bashobora kwambara. Buriya igihe cyose mu isura yawe watangiye guhinduka, ibyo reka mbigaruke. Mu isura yawe, yego, hari ushobora guhinduka mu isura ye akabyita ko ari ibintu bisanzwe, cyangwa se bikaba byagendana n'imyaka n'ikigero cy'imyaka arimo arerekezamo, ariko hariho ushobora guhinduka bidafite n'aho bihuriye n'ibyo ngibyo. Yesu ashimwe cyane. Ari uburyo bw'ubwami bw'umwijima bwatwaye ishusho ye bukayambara. Bwayambara rero mu isi y'abarozi, umurozi wese ugiye kuroga ashobora kwitiza isura yawe. Yesu ashimwe cyane. Akayiyambika kugira ngo ajye gukora ibikorwa bye, kugira ngo wa wundi, cyane cyane ibyo bikorerwa kuri wa muntu baba babona yuko ashobora kuba afite bwa bwenge bw'ubumana, niwe biyoberanyaho gutyo, kugira ngo bamuvangavanga atabavumbura, bakambara ayo mashusho atandukanye. Kuko baba bazi ngo nitumwataka turi runaka aratumenya. Ikidayimoni niba ari marayika w'umwijima ugomba kuza, akaza ari ikidayimoni ari nk'ikiyoka, urashiduka uve mu nzozi. Ngo mu gushiduka uve mu araba adakoze ibikorwa byiwe yifuzaga gukora mu mwuka. Naza ari ikiyoka gikururuka n'iki, urahita ushiduka wenda uve mu nzozi, aba adakoze icyo agomba gukora. Ubwo akadesida gushaka isura runaka yambara. So baba bafite ubuntu bw'Imana buturengere mu izina rya Yesu. Biragusaba rero kugira ngo nawe ujye usengera isura yawe. Ni byiza gusenga, wasenga ukifataho rwose ukayisengera. Baba, katika jina la Yesu, navua uso ambayo sio wangu, navaa uso wa mbinguni. Ako kanya nuko nyine wambaye iyo sura yo mu ijuru. Niyambuye isura itari yanjye, nambaye isura y'ijuru mu izina rya Yesu. Wapfuye akazuka.
amina. Icyo gihe rero umuntu uwo ngo wisengera akazirikana isura ye, ni ukuvuga ngo biragoye kugira ngo abadayimoni bayibe, nta nubwo byanashoboka. Noneho rero biragoye kugira ngo umuntu yambikwe masike. Hari ukuntu ubwami bw'umwijima bumeze gutyo, bashobora kugufata bakakwambika isura y'inyamaswa. Bashobora kugufata, mujye murebe ko zino filimi z'abanyanijeriya zizabigisha. Bashobora kugufata z'abarokore bo muri Nigeria, nibo bakunda vuga iza kirokore. Abarokore bo muri Nigeria bakunze gukina ibintu nk'ibyo, bigisha ibibaho muri simuka. Bashobora kugufata bakakwambika isura y'umukecuru w'imyaka ukukuri. Noneho rero sasa umutware wawe yajya kuri akabona uri agakecuru kadasanzwe mu buryo bw'umubiri, aho kakwanga ntumurenga, kuko nyine wowe akagira ngo wenda ukaba wamurenga, yakumbe arakura akabona uri igicuru ukuri. Kandi hari ijambo rivuga yuko twebwe ubundi tuzahora dutoshye. Mu basomyi ba Bibiliya murabizi ngo tuzahora dutoshye, niko birivuga muri Zaburi. Yesu ashimwe cyane. Ubundi twebwe abubaha Imana n'abasenga Imana, gusaza ntabwo ari ukwavuba kuri twebwe. Kugaragaza gusaza kwacu ni kukwiye ko kugaragara vuba. Yesu ashimwe cyane. Gusaza rimwe na rimwe biterwa n'imiruho myinshi, n'imihangayiko, n'imitekerereze, n'ibyo umuntu byose nyine biza bikirunda mu bwonko, bikirunda mu bitekerezo, n'iki n'uburyo umutima ugenda wakira ibyo ucamo, imiruho n'imihangayiko, ibyo byose biragenda bikafekta uruhu. Amina. None rero ku muntu usenga ubundi ibyo ntibyakagombye kuba muri mind ze no mu mutima we. Muri mind yawe hakagombye kuba ari ahantu hera wumva hakeye, bitewe n'uko ibyawe uba warabishyize mu biganza by'Uwiteka. Ntabwo ubyikorera ngo bibe mu mutwe, urabifata ukabishyira mu biganza bya So wo mu ijuru. Ndavuga ibyo ushoboye, ibyo udashoboye. Bya bindi ushoboye urumva ntibyakuvuna, kuko ubuzi ngo ndabishoboye ndabyikora. Kenshi na kenshi rero duhangayikishwa n'ibyo tudashoboye kandi tudafite icyo twabikoraho. Ibyo ugasanga nibyo bitinze mu bwonko no mu mitima yacu. Byatinda mu bwonko no mu mitima yacu, turimo turahangana nabyo, bigatera agahinda umutima, bigatera umubabaro umutima. Uko umutima ugenda uzongwa ubabara ugira gute, ni ngombwa ko byafekita n'uruhu rwawe n'umubiri wawe. Nuvuga ngo rero sasa Yesu we ku giti yavuze ngo mwegare mu nyigireho kuko noroheje, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko ibyo byose bikorwa nande? Mu bwami bw'umuriro bashobora bati tumufate tumujugunyemo agahinda, cyangwa se kugira ngo akagahinda kamube. Dukora iki? Reka duhagurutse igihanda kimuhanda buri munsi. Umuntu amubera ihwa, umugabo amubera ihwa, mu kazi duhagurutse umuntu umubera ihwa, umwana amubera ihwa yibyariye. Ubwo dayimoni kazo ikinjira mu mwana, cyangwa ikinjira mu ki, mu mugabo cyangwa umugore. Ugasanga umuntu akubereye ihwa. Noneho ryaha bizajya bihora igihe cyose bashaka kuvuga ngo turashaka kumubabaza. Mu isi y'umwijima bapanze ngo turashaka kumubabaza, barakanda buto kwa wa muntu aba ameze nka buto, bahita ubwo niho uzisanga umuntu. Ni uko uwo mubabaro rero ugenda wisuka uba mwinshi muri wowe, niho umuntu ashobora gusanga akenshi akiri mutoya. Niho umuntu ushobora kwisanga kubona umuntu mbega yatangiye guhetama mu mugongo gutya kandi akiri mutoya. Umuntu wamurebeje undi, hari umugabo twakubitanye, ndamubwira imyaka ati ko tungana se, ko ngende mbona ndi umusaza kuri wowe. Ndamubwira nyine ni wowe, ni Satani n'uburyo nanone umurwanyamo. Ni umunsi uzahishurirwa uburyo bwo kurwana no guhangana n'ibyo ucamo bizahinduka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nuvuga ngo rero hari ibintu tugomba kumenya. Satani nuvuga ngo ibintu byose ubona wireba umuntu, igihe cyose ureba umuntu uzatsinda urugamba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wireba umuntu mu isi y'umwuka, iyo usenga Bibiliya ubwayo ivuga yuko tutarwana mu buryo bw'abantu. None usanga niba ureba mu buryo bwa kimuntu, urumva urimo urarwana intambara za kimuntu. Hindura uburyo ubonamo ibintu, reba mu mwuka. Nanone niba umuntu akugiriye neza, urumva umuntu ejo yarambwiye ati rero
hari igihe abakozi b'Imana neza neza baba benda kumera barutwa n'abapfumu. Ati niko yambwiye bitewe n'abo yagiye acamo anyuramo. Umukozi w'Imana ati uramuhaye, muri uko kumuha niba batangiye kugusengera ngo ari nka babiri, ubwo yamagaye experience byaciyemo. Ati bagatangira gushwana, bashwanira muri bya bindi ubaha. Ati bashwanira muri bya bindi ubaha. Umwakazi ngo akatangira ngo antwaye umuntu wanjye, antwaye umuntu wanjye. Byarabibabwira. Ati antwaye umuntu wanjye, antwaye umuntu wanjye. Ati muri ibyo rero bava ngo antwaye umuntu wanjye, ukabona ubwabo ubwo ukazumva ngo umuntu ati ari nabo twabaga tujyanye gusenga mu ishyamba, ngo kumva ngo aravuze ngo Mana we, ngo kuko yanyemereye iki ngiki, ngo akaba yarakinyimye, ngo nanjye umugisha we ndawufungira hano, ngo ndawuhambira. Ati hari abo twabaga turi kumwe agasenga gutyo, ngo kuko yanyemereye iki, ngo akaba yarakinyimye, ngo ataragikoze, ngo nanjye umugisha ngo hambiriye hano. None se pastor urumva abantu kweri nyine wagize ibyago byo kuyobera ku muntu nk'uwo. Abo baba babaye abakozi ba Satani, baba babaye abarozi direct. Urumva uwo muntu yifatanyije na wa murozi ugira gute, ukuroga mu mwuka mu gipagani. Hari umurozi waba ugira gute, ugutongera, ukuvuma, ukuzirika. Noneho mu gikristo naho habonetse uwundi ukora izo tekinike. Rero nibwo nabwo ni ubugushije akaga nyine wisanze mu maboko atari meza. Ubundi usenga rero uba ugomba no gufunga n'abantu nk'abo ngabo, ukavuga Mana mpuza n'abantu bazima, cisha ukubiri n'abantu baza bambaye ishusho yo kwera, muri bo bahakana imbaraga zako. Niyo rero umuntu ashobora kuza yambaye ishusho yo kwera imbere yawe akakwereka ko ari uwera kuri wowe, akwifuriza ibyiza, akwifuriza umugisha, ariko muri we nta cyiza kwifuriza. Murumva rero nibyo bishatse kuvuga ngo baza bambaye ishusho yo kwera. Umuntu azaza yereke ko yera imbere yawe, ari mwiza, ari dede, ari umweru dede mu mutima, akwishimira, agukunda, ashaka gutera imbere, ashaka kwaguka, ariko mu mutima we atabishaka. Noneho ntazamenya ngo uyu munsi waburiwe nawe, cyangwa wenda wifite ibibazo byakubanye byinshi muri utwo dukeya wabonye. Igihe utamurekuriye azibeta ahantu avuga ati Mana we ndamufungiye, ndamuzirikiye, ntagire icyo abona, dore ntanyitaho. Uwo muntu rero ni ukuvuga ngo abakoreye muri monde ya Satani. Kandi wibuke ijambo rero ngo icyo umuntu abiba nicyo agira ate asarura. Uwo muntu aba agomba gusarura icyo ngicyo. Rega mu mwuka burya Imana ntegureza izuru bakundwa muri Kristo Yesu. Icyo umuntu abiba nicyo agomba gusarura. Iko niko kuri. Nibyo rero navuga rero sasa nkunze kuvuga hano, umuntu naguha wumva ko ari Imana iguhaye, nakwima wumve ko ari Imana yakwima. Noneho uki imbere y'Imana uyitabaza. Amina. Wireba abantu Imana itaguhaye ninde waguha, itakugiriye neza ninde wakugirira neza. Tugomba kumenya ibyo bintu kuko ngo umuntu aguhaye akakuramburira akaboko, shimira Imana ubwiye ngo Mana, kandi wikumva ngo azahora kuramburira akaboko kuko hari igihe nawe abagoswe n'ibibazo byinshi bimuremereye, ndetse ugasanga arakurusha n'ibibazo, ashobora gusanga aho akurusha n'ibibazo byinshi. Rero se tuvuge urugero, umwe wenda ufite abana babiri, undi afite abana bane, bose arihira amashuri, wowe ufite babiri. Urumva gereranya, shyira ku gipimo. Yesu ashubwe cyane. Urumva ko ibi bibazo biba bitandukanye. Bakundwa muri Kristo Yesu, twebwe nitumere gutyo kabisa, tubohoke, dukizwe neza, turebere ibintu mu Mana. Amen. Niba ntacyo umpaye sinumve ngo wanyimye, kuki se nakagombye kwita ko hari igihe wampaye? Kuki se nawe kuba igihe runaka aranyibutsa, nibura nkazajya mpora ndibuka icyo gihe, kuruta ko ntareba kano kanya. Ubuntu bw'Imana buturengere mu izina rya Yesu, buduhindure vuba cyane. None rasa ibyo ngibyo rero kuri babana nyine batangira bafite impano, ariko
igihe kikagira bagagotwa bagafatwa mbere bagatangira gukoreshwa n'ubwami bw'umwijima muri ubwo buryo batabizi. Kandi bene nk'abo uzasanga bikomanga, bimwe mu bimenyetso bibaranga uzasanga bikomanga. Ubwo niko umubyeyi yabwiraga Tererana ati njyewe ndaderivura, njye ndabohora, njyewe ati n'ubwo icyo gihe twabaga twagiye ahantu ngo wenda bamfashe kubohoka. Yesu ashimwe cyane. Ubuntu bw'Imana budukize. Bigenda gute rero? Nibyo navugaga rero, mwumvise ngo aba ni abantu bateze ubushya. Ubwo ubwami bw'umwijima buba bwaravuze bati tuzamutegera kuri iki ngiki, tumufatire kuri iki. Nitumara kumufata n'ubu hari akantu bakora kaba kameze nk'agatego. Satani aranzi cyane, nawe arakuzi cyane, Imana iranzi cyane kuruta uko niyizi. Yesu ashimwe. Noneho rero igihe cyose ubwami bw'umwijima kuko buba butuzi, cyangwa umuntu wese uri mu mwuka amenya cyane uri mu mubiri. Haleluya. Amenya cyane uri mu mubiri. Noneho sasa ubwami bw'umwijima butumenya gutyo bukaturona buna bati turamufatira ahangaha, bakagutega agatego runaka. Bashaka kugutega agatego bati tugiye kumugonganisha na runaka. Nitumara kumugonganisha n'umuntu runaka mu buryo batabyumva kimwe. Tuvuge urugero, Satani wenda akaba azi ngo wowe uri umugisha wanjye. Mu ijuru niko byanditse ko ugomba kumbera umugisha. Wenda muri za 2030 hari igitangaza kizagucaho kikanza. Ni urugero ndi gutanga. Amen. Cyangwa se kitananzaho kigaca icyo gitangaza kikagucaho kijya ku mwana wanjye. Urumva mu ijuru ni kuvuga ngo Imana ntabwo igikora amakosa yo gukonekta umuntu n'undi kubwo buso. Oya, Imana hari ikintu iba yaravuze ngo mu rutsinga rw'uyu muntu n'uyu hari ibyo nzahuza havuka iki n'iki. Bwana asifiwe sana. Rero ubwami bw'umwijima bwajya bubireba kavuga ngo 2020 ingahe cyangwa 2025 uyu azava aha ajya. Nyuma yo kuvanga uyu azategurira uyu nguyu azamusangayo amwakire. Ubwo yasanga byarateguwe muri ubwo buryo. Twavuga urugero nko kureba biriya byuriya mukobwa wacu ko byagenda. Buriya byose ubona ni kwijuru riba ryabaga ryarabipanze, azagenda mare ahangaha igihe kiniki, igihe runaka have ajya. Ni ibintu biba biri mu gitabo cy'Imana muri agenda y'Uwiteka. None ibaze, niyo mpamvu ijambo igihe cyose ritubwira ngo mugire umwete wo kwezwa. Nimwe kabiri nuwo kubana n'abantu amahoro, kuko kwezwa imbere y'Imana bizatuma usabana n'Imana. Imana nta rubanzi gushyiraho. Kabiri, kubana n'abantu amahoro bizatuma Imana nijya gucisha muri wa muntu atazanga gukora icyo Umwuka mutegeka. Bwana asifiwe sana. Ariko uzi ko Imana ishobora gutegeka umuntu ngo kora iki kuri runaka akabyanga. Bibaho muri Bibiliya byabayeho. Imana yatumye uriya Inenewi yitwa Yona, iramutegeka genda uburire umurwa w'Inenewi. Numara kuwuburira ubwire gutya na gutya, arabyanga yanga kujyayo, ntaho njya. Yesu ashimwe cyane. Nubwo rero Imana ishobora gutegeka umuntu kugira icyo akora ku buzima bwawe, akaba yakwinangira niba nta busabane mufitanye. Amina. Kandi ijuru wenda ryapanze ngo uwo niwe muntu rigomba gucaho rigera kuri wowe. Noneho niba rero wa muntu mubanye nabi, urumva wiborokeye iki? Umugisha. Wifungiye inzira z'igitangaza cyawe. None ubwami bw'umwijima rero buratwiga bukamenya abo tugendana nabo, abo tubana nabo. Ugatangira kureba uyu nguyu kugira ngo tunarete uwamutandukanya na runaka so tukabigira gutya, ntitwamufata ari wenyine ho bugwate, yazigera ducika bagateza akantu ko kugongana. Niba uri wa muntu utamenya kumenya ikosa ku kanya, kuko hari abantu bimenya muri kamere yabo, yakucaka gote
ndakosheje. Yesu ashimwe. Hari n'abantu batinda kwimenya cyangwa cyangwa se yanakwimenya ntiyihutire kuvuga ati pardon bikaba ari ikintu kimugoye, hari n'ikintu wumva gishobora guturumuka kikava mu ijuru. Bijya binangaza kuvuga pardon kumva ni ibintu bika yabaye kumva ni nkaho yapfuye, yavuze ngo akumva ni nkaho waba umusuzuguye cyangwa arimo kwisuzugura. Nyamuneka mugire imitima ivuga ngo mbabarira. Amina. Buri gakosa wumvishe umuntu kuvuga mbabarira ntawe byishe, ntawe bikuraho icyubahiro, ntawe bikuraho ikikuvuga pardon ntabwo nari nabigambiriye. Pardon ni ibintu byoroshye, sinzi impamvu njye mba numva binyoroheye ku rurimi, numva binyoroheye no ku mutima, numva atari nta bikaze birimo. Kiretse nyine wa mutima Satani bagize gute yahinduye, kuko mu mwuka hari igihe bavuga bati tumuhindurire umutima. Amina. Ukaba wari ufite umutima wumvira, uhugurwa, wigishwa, ucyaha, bakahita bakujaburamo, ukazisanga none nawe ugeze ahantu umuntu ari kuguhugura, numva ari kukubwira ibintu ariko ukumva umutima muri kubyakira. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ibyo bintu ntabwo nari mbizi, hari igihe nakundanaga abantu, ariko umwuka wera hamaze kubinzanira, ubwo iyo natangiye kubona umuntu gutyo ntangira gusenga mu izina rya Yesu runaka, ndaboza umutima wumvira muri we, ndaboza amatwi yumva mu izina ry'Yesu. Abadayimoni bamushyize mu mutima utumvira, ndawusenya uwo mutima utumvira, ngaruje umutima wumvira mu izina rya Yesu. Amen. Mbere nahitaga mbona umuntu ntabwo namucikaho ariko ubuntu bw'Imana nanjye bwanzaniye uwo mucyo. Yesu ashimwe cyane. Bitamenya ko runaka kuba atakumva aba atari we. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo aba yahinduriwe. Biba bisaba kugira ngo noneho nawe ya miterere yose uzi nawe wiyezimo, ujye umenya ngo siyo yawe. Iyawe igomba guhura n'ijambo ry'Imana, ugomba guhura n'Imana. Amina. Kuko njye nawe dukomoka ku Mana. Amaraso y'umubyeyi aba ari mu maraso y'umwana. Amaraso y'Imana agomba kuba yawe, agomba kuba yanjye. Uko nibona nteye nkahita menya ngo nahinduriwe. Si uku nguku naremwe n'ijuru, si uku nguku navuye ku Mana mese. Isi niyo yanyangije, niyo yangiriye nabi, abantu nibo bangiriye nabi. Yesu ashimwe. Kuko abantu Satani abacamo bagahindura umutima w'umuntu, ugasanga umuntu ugira umutima mwiza, ugasanga umuntu yabaye yagize umutima mubi biciye mu bantu, ariko urumva uwo muntu abagize gute, abahinduriwe. Yesu ashimwe cyane. Tugikomeza rero, ubwo uyu munsi turaza gusenga tumenagure imitego dutegwa, abo badutega ubushya dukureho, abaduhindura tugarure bya bindi mu buryo bw'isengesho byahinduwe kuri twe bigahindurwa mu buryo butari bwo, usaba kugira ngo igaruke uko byahoze. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga ku buzima bw'umwuka, mu buzima bw'imbere. Noneho ariko ejo no dusoza n'umwaka tuzaba turi guhangana n'umwaka wa 2025 cyane, niwo tuzibandaho. Yesu ashimwe. Ejo no ku munsi uzakurikira tuzibanda ku gusengera cyane. Ukwezi kwa mbere kwa 2025 dushinganisha kwa kabiri, dushinganisha kwa gatatu, kugeza ku kwa 12 tubisengera kugira ngo ayo mezi uko ukwezi kuzajya kugenda gutambuka guhita tubashe kugira ibikorwa, tubashe kukubona mu Imana, tubashe kukubona n'imigisha y'Imana muri rusange. Nicyo cyatse tubona impinduka zidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero sasa kuva ejo tuzita ku kitwi igihe cy'amezi 12 cy'iminsi 365 ya 2025 niyo tuzasengera iyo minsi kugira ngo izatubere iminsi myiza gusa, kandi izatubere iminsi y'impinduka nyinshi y'ibigomba gukorwa ku buzima bwacu, bitari nk'iki nk'ibaye impfa gusa. N'ejo bundi nari ndimo mbwira umuntu ngewe iminsi 360 n'ingahe y'uyu mwaka mu buryo bw'umwuka. Ndashima Imana yaranyigishije
hari ubwenge nungutse, hari ibyo namenye, ariko mu buryo bw'umubiri nashakishije kugira ngo hagire ibiza mu mubiri, byaranze. Ni umwaka wabaye mubi kuri njye, ntabwo wari uwanjye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo wabaye uwanjye. Birashoboka nawe ugasanga utarabaye uwawe, ariko tugasengera 2025 kugira ngo noneho mu buryo bw'ibigaragara ubu wacu. Amina. Tuzawibandaho kugira ngo buri muntu ku giti cye umwaka wa 2025 ubu we nibura hasi mu mezi 12, mu minsi 365 izabigize umwaka buriya, hazavukamo iminsi runaka ijuru rigomba kugusetsa, impinduka zikabona, abantu bakabona ko hari iminsi, hari ibintu byabaye ku buzima bwawe. Ubwo rero kuva umunsi w'ejo n'uzakurikiraho dusoza, nicyo kintu imitima yacu izaba iri focus, no kuvuga ngo iminsi tugiye kwinjiramo 365 Imana itwongeye, havukemo iminsi idasanzwe igomba kudubera iki? Umugisha, igomba kuzana impinduka, kuko iminsi iyi ngiyi turimo turagenda tumara yose, yego ntitwakwirengagiza ko Imana yaturindiye imibiri. Hari abavuye mu mubiri batakiri muri iyi si y'abazima, bamanuwe mu isi y'abapfuye. Ibyo twabishimira Imana, kuko hari ibyo twagiye tubona bihiga iki? Imibiri yacu, ngo biyirye tuve ibyashatse kudukura mu isi bifite imibiri, byabayeho. Hari n'abagiye babibona, hari n'ababibwiwe mu buhanuzi, hari ababibwiwe mu nzozi, hari ababyiboneye ubwabo, hari abo byagezeho gutyo. Urumva rero hari impamvu yo gushima Imana kubw'icyo ngicyo. Hari impamvu wavuga ati yego, hari imiryango yagiye ipfusha, igatakaza abana, igatakaza abantu, gutyo ibintu nk'ibyo. Hari impamvu yo kuba washima ko mu muryango wawe utagiye gushyingura. Yesu ashimwe cyane. Hari impamvu yo kuba washima Imana ko ufite amagara mazima, muri muzima, umwaka urangiye udashyinguye cyangwa nawe udashyinguwe. Hari impamvu yo kuba washima Imana ukavuga ati Imana nubwo bimeze gutyo, hari abamaze kuva mu byizerwa, baragenda baragwa neza, iby'Imana barabisohokamo. Hari impamvu yo kuba rero wowe ukibirimo, ubuntu bw'Imana bwarabikurindiyemo, ibyo ubwabyo wabishimira. Hari urubyaro rwawe Imana yarinze, ibyo ubwabyo wabishimira, ari impamvu yo gushima. Ariko iyo tuvuga nta nubwo nanone ko twakwirengagiza noneho ko hari ibyo tutagezeho noneho mu buryo bw'umubiri. Ibyo ngibyo rero nibyo tuba tuvuga ngo noneho sasa tuzafokasinga kugira ngo 2025 iminsi 360 n'ingahe ya 2025 ihinduke, hazavuke n'iminsi runaka. Amina. Amen. Igomba gushyira ku kadomo ku byahise byose, tuby'imyaka yatambutse yose tujya dutekereza. Yesu ashimwe. Amen. Rero aka kanya icyo twibandaho rero nicyo ntabwo twifuza kuza kwambuka umwaka tukiri mu bunyage. Yesu ashimwe cyane. Tukiri mu bunyage, cyangwa se tukiri mu bantu basenyewe ibyabo burundu, kuko ijambo ryatagiye ngo aba ni abantu basenyewe ibyabo, batezwe ubushya, basenyerwa ibyabo, bajyanwa mu nzu y'imbohe. Soma hepfo, hari abantu bavuga ngo baranabahisha. Baravuga ngo babahisha mu mazu y'imbohe. Urumva, babahishe mu mazu y'imbohe. Umuntu wahishwe ntawamubona. Niyo mpamvu wenda hari abantu batakubonye umugisha ku buzima bwawe, bateguwe n'ijuru. Rero ngo aba bantu bazaba umugisha kuri, ariko Satani araguhisha, ntiwababona, nawe ntibakubona. Ni abo kujyanwaho iminyago, ntawe uriho wo kubakiza. Ikibabaje noneho ngo nabo kujyanwaho iminyago, bajyanweho iminyago, bakuwe mu byabo babajyana ahandi hantu. Natangiye mvuga rero inzozi zishobora kukumenyesha ko bagutwaye wowe udahari, bakakujyana mu yandi mazone, mu yandi matware yabo, wisanze mu nzozi uri ahantu hatazwi. Noneho sasa aho hantu hatazwi uri kumwe n'abantu utazi. Bisobanura rero bagutwayeho bunyago, bagiye kuguhisha hahandi wibona, aho wabonye mu nzozi. Noneho niki wakora igihe ubadutse ukabyuka? Icyo uba ugomba gukora ni uguhita ukora isengesho, wivana hahandi.
amina. Ugasenga uti mu izina rya Yesu umwuka wose waje ukantwara ukanjyana mu matware ukoreramo, aka kanya mvuyeyo mu izina rya Yesu Kristo, ndwanyije buri kimwe cyose cyakorewe aho narindi hari hantu, ndagisenya ugatangira kwangiza. Niba ari imyaku barimo barakwambika, niba ari imikoshi barimo barakohera, bari bamaze kukwambika, niba ari ibihe runaka, niba ari za deadline bari bamaze gushyiraho imipaka n'ibiki byose, ugatangira gusenya. Amina. None ugatangira kwatura kugarutse mu mugisha wawe, ugarutse muri zone zawe, ugarutse mu kirere cyawe. Yesu ashimwe cyane. None rero iyo uvuga gutyo muri wowe nyine uhita ugaruka, ibyo uvuga niko biba birimo biraba. Amina. Nkuko mu nzozi bibona hari biba byabaye ako kanya, ni nako nawe iri gusenga gutya ako kanya biba biri kuba ako kanya. Ntabwo ugomba gushidikanya ku rya sengesho uri gusenga. None utangiye bati mu izina rya Yesu aho nari najyanywe, imbaraga zari zantwayeho bunyago, zijyanye umubiri wanjye, zijyanye zimwe mu ngingo, zijyanye bimwe mu migisha Imana yandemanye, kuko izo ngingo zawe zose ni umugisha kuri wowe. Amina. Ukuboko kwawe ni umugisha kuri wowe, utagufite ni ikibazo. Bajya bakubona abantu nyine witwa umuntu wamugaye akaboko. Kuba rero ufite ukuboko bagutwaye, baba bagutwaye umugisha. None rero hari bagutwara ukuboko ariko bakaba bagutwaye ukuboko mu mwuka kwakira. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe bagutwara ibirenge mu mwuka bakaba bagutwaye iki? Intambwe zitera imbere, cyangwa se ibirenge miguu, yani nyayo za kumiliki. Mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nabivuga, ariko mu Giswahili ni nyayo za kumiliki. Nyayo za kumiliki, urabona ibirenge by'ababembe bo barakandagiraga uko bakandagira abanzi babo barumva iki? Imirindi. Uko akandagira nyayo ni ikirenge. Kubataje nyayo ni Giswahili, ariko nuvuga ngo ikirenge cyitwa nyayo. Noneho sasa nyayo za kumiliki ubwo ni ikirenge navuga mu Kinyarwanda ntibivugitse neza, ariko ni ikirenge gitwara, kigarurira ahantu aho kandagira ukabura higarurira, kuko Imana yavuze ngo aho muzakandagira hose hazaba ahantu. Noneho ngo aho kandagira ugahitwatwara semene nibyo bita kumiliki. So no sasa nuvuga ngo ahantu kandagira mu mwuka ukahadomina, ukawuhafiteho ubutware. Yesu ashimwe cyane. None sasa nyayo za kumiliki nuvuga ngo ni ibirenge bifata byigarurira ahantu. Amina. None sasa ku bantu bafite nk'ibyo nuvuga ngo ni ibirenge bari ababembe Imana yakoze, yabamanuriyemo ubushobozi budasanzwe bakandagira. Kandi ubwo n'abantu ibirenge byabo birabyimbye, biriho ibintu bitandukanye, ibintu byabyimbye. Abantu barwaraga ibibembe, urabona zino indwara z'ibibembe zigaragara muri ibintu by'imidido, ibintu byo kugenda byimba n'iki, urumva mbega nizo zabaga ari indwara z'ibibembe. N'ibiki none urumva rero imidido, kwa kundi usanga umuntu yarabyimbye ibiguru n'iki kuri gutya nyine ukabona biteye ubwoba. None bazi rero sasa abantu habo bari gukandagira, kandi ubundi barakandagira gahoro mu mwuka, bakandagiraga gahoro kuko imibiri yabaga iboroheye. Yesu ashimwe cyane. Ariko mu buryo bw'umwuka barakandagira ko bakandagira Imana ikumvisha imirindi. Kandi igihirira cy'imirindi myinshi. Semene. None ngo abanzi bo batangira kugenda, Abafilisitiya batangira guca birukanka. Kiriya kintu kirambangamiye, mubanze mu gikubite. Genduza n'ukamambira umukubite kiriya kintu. Niyo wabona urukweto arahagira nakandagira hariya. Kandagira kwa ngaho, kandagira nibwo urira kigenda. Sawa. Cyaguye hasi. Cyagiye munini ntabwo wakishe. Ukubise gahoro. Sawa, nta kibazo. Garuka dukomeze. Garuka ndesure mu mwanya.
cyihorere kiriya nicyo cyari kimbangamiye cyane. Nari ndimo mvuga sasa mu buryo bwo kujyanwa ho bunyago mu mwuka utabyumva n'ubwo n'ibindi ndacyari muri icyo cyanditse. Rwa mu buryo bwo mu mwuka aho ngaho wisanze bakujyanye bashatse gutwara ikirenge cyawe, bashatse gutwara ukuboko kwawe bakubonyeho ukuboko kwiza, bashatse gutwara isura y'igikundiro. Amina. Hari umuntu ubundi abasore babyita ngo hari isura bita ngo sura ya muvuto. Sura ya muvuto, isura nyine ushobora kureba ukumva wakomeza kuyireba, iragukururira kumva hakaba hari umuntu ureba ukumva urimo urakomeza kumwirebera. Kwa mfano nkawe agasura kawe hari ukuntu umuntu akora akumva yakomeza kukureba. Wenda ntabwo bizi ko iyo nyenyeri uyifite kugaragaraho. Yesu ashimwe cyane. Noneho sasa hari umuntu uba ufite icyo kintu Imana arakimuhaye. Noneho sasa mu buryo bw'umwuka bakavuga bati iyi ngiyi reka tuyitware cyangwa reka tuyambike ikindi kintu agaragare mu yindi shusho. Bwana sifiwe sana. Hari ukuntu Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaguteraho amabara meza. Wibwira ko ibivuga iki? Ntabwo bivuga ngo izaguhindura umwe guhindura n'utuntu runaka tutuka twiza izikaguteraho. Amina. Twatuka twiza yaguteye igikundiro, kwemerwa, kugira gute n'iki, gutegwa amatwi, ibintu nk'ibyo ikabiguteraho. Yamara kubiguteraho n'ugasanga uto tuntu n'utuntu tugiye kugutuma ugubwa neza hano mwese. Mu bwami bw'umwijima rero bakaza bandika tubitware. Ukuboko kwiza, ukuboko guteka kukaryoshya, ukuboko. Hari n'umuntu byonyine ushobora kumesa umwenda wawe ureba ukuntu umeshe, hakaba n'undi umesa ukabona wapi. Sinzi mujye murebesha amaso yanyu muzabibona. Hari umuntu ushobora kumesa umwenda wawe ureba kabisa ugahita unezezwa no kuwambara. Yesu ashimwe cyane. Ukabona wakeye, ukabona urasa neza ukuntu. Hari n'undi ushobora kukumesera umwenda wawe ureba ukabona ahubwo ni nkaho wangiritse. Njye mbibona. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu aba afite ukuboko kwiza. Hari umuntu ushobora guteka ibirayi bisanzwe nta kintu nabirenze yashyizemo, nta birungu, yabitogosheje. Shana udushyimbo yadutogosheje n'imboga yabitogosheje. Nta birenze, nta bintu by'ibirungu uvuga ngo biraryoshye ryoshye. Wajya ukumva ibiryo biraryoshye. Bwana sifuwe sana. Hakaba n'undi ushyiramo ibirungu ugasanga yavunze yashyizemo utuntu dutandukanye, wajya ariko ukumva wapi. Mu kanwa kawe ukumva ibintu birabishye. Urumva rero uwo hari abantu baba barahawe ukuboko nk'uko kwiza kuryoshye. Icyo akoze cyose kikaba cyiza. Yesu ashimwe cyane. Urumva ayo nama barwiteka baragutatse. Amina. None rero ibyo nibyo abadayimoni batwara. Amina. Iyo bashaka kukubabaza, iyo bashaka kukwangisha abantu, iyo bashaka kugaragaza nabi, bagerageza kugira gutwara ibyo bintu. Hari umuntu ushobora kuvuga niyo yaba arimo aravuga ibintu by'ubugoryi, ukumva ufite amatsiko yo gukomeza kumwumva, ukumva wakomeza kumutega iki amatwi, kandi arimo aravuga ibintu bitari mu bwenge. Yesu ashimwe cyane. Uwumva bitameze n'ibyo byakumarira wowe uri kubyumva, ariko ukumva wakomeza kumutega iki amatwi. Hakaba n'undi uvuga ukumva wapi, kumva ararambiranye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo abo ni abantu baba barahawe inyenyeri yo kwemerwa cyangwa yo gutegwa amatwi. Noneho rero reka nkubwire ko nugiye kuraguza na bamwe ujya kumva ngo hari umuntu wabimbwiye nyine twicanye n'abapasiteri 3 za 2018 hariya Nyabugogo. Umwe atangira kuvuga umukozi w'Imana runaka hano, navuga ati uriya yaragiye acisha ibintu, ati ibyo bintu ibyo bacisha ni ibintu ushyira munsi y'ururimi, ugashyira munsi y'ururimi. Igihe uvuga niyo waba uvuga ibintu bitari byiza, abantu bazakuyoboka, baguforowinge, bakumve, banezezwe no kukumva ibyo uvuga. Yesu ashimwe cyane. Ugasanga umuntu, kandi muzabirebe, hari abantu usanga mu bakozi b'Imana nta bitangaza akora, nta wanamugenzura ukabona nta n'umwuka w'Imana urenze, mbega kwa kundi wanamwumva no mu buryo avuga ugasanga nta n'amagambo y'ubwenge amurimo, aho ugasanga araforowinga, abantu baramukurikirana cyane. Yesu ashimwe cyane.
hari aba rero baba bivuga ngo hari umuntu ngo uba yariherewe iyo nyenyeri yo gutegwa amatwi abantu mbega ako kantu, ariko hariho n'ababicisha nyine bakagenda bakabicisha satani akaboha ako kantu. Rero ubwami bw'umwijima iyo bwiba ibyo ngibyo mu mwuka rero iyo bakujyanye bakakujyana muri ubwo buryo nta kindi ukisanga uri ahantu hatazwi, uragarutse uvuye mu nzozi bya bivuga ngo urakangutse. Hari ibintu byinshi baba bamaze gukora, niyo mpamvu kukangutse wese rikiraho kuvuga ngo reka nkomeze ndyame ngo wiyerose ikibirene kigutyo, shiduka hita utangira isengesho urugamba. Ubwo nibyo rero mvuga ngo Imana itujyana mu mashuri yayo y'umwuka ikatwigisha, ariko ntidushake kugira gute kumenya. Ejo bundi noneho Imana igasa nkaho izanye ikintu kimeze nk'ikizami kugira ngo irebe ko wapafominga cya kizami cyaza kikagutsinda, ikavuga ati uyu nguyu agomba kuguma muri iki kigeragezo, agomba kuguma muri iri shuri, ntabwo aramenya ubuntu bw'Imana butuza mu izina rya Yesu. None rusasa nahoze nkubaza mwebwe umubyeyi, umwana yazanye amanota mabuze umva ukuntu bikubabaza. Uko ubabazwa n'ibyo niko Imana nayo ibabazwa nawe. Iyibona wiga ntumenye ntufate. Amina. Ugomba kwiga ugafata, kandi ibyo wafashe ukabishyira mu bikorwa, ukivanamo intege nke zo gutegekwa n'umubiri no kuganzwa n'umubiri. Yesu ashimwe cyane. Igihe waganjijwe n'umubiri basi garagaza ubushake utabaza abandi bagusengera. None umuntu aganjijwe n'umubiri atsinzwe n'umubiri, nta nashatse no kubwira umuntu uti fasha nsengera. Usubwira uwo muntu we ku giti cye umubiri wamutegetse wamuganje, ntiyagize bwa bushake bukeya rero nabuze nana tabaje avuga ati nsengera bimeze gutya na gutya. Ubwo se uwo muntu yazava muri iryo shuri, ntabwo wava mu ishuri. Bwana sifiwe sana. Kandi njye bigoye cyane gusengera umuntu utabizi. Mbega gutya nayivu ngo nze ngusengere ubwawe utabimbwiye, reka sinjya ngira ubwo bushake. Ntabwo njya ngira ubwo bushake. Njye ngira ubushake gusengera umuntu bitewe n'uko nawe nabonye. Sinzi umuntu ejo ndimo ndabimusobanurira, ndavuga ntimva ngewe ngo tuba turi kumwe ndimo mubwira nti Yesu nta munsi n'umwe, ndetse hari n'igihe yatambukaga tubona ngo ari impumyi yari iri ku nzira isabiriza, Yesu aratambuka kandi yayibonye ko ari iki, ariko yikomereje urugendo. Impumyi rero yavuze ngo Yesu 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 Yesu, abigisha batangira kuyicecekesha, ceceka urasakuriza umwana ngo ariko nawe ngo irushaho kugira gute gusakuza. Ngo Yesu aho yarageze avuga ati ngaho nimumunzanye, nuko nguko bazanye nawe imugezeho nabwo arabibaza ngo urashaka ko mugirira nde. Kenshi na kenshi Imana ibishaka kumenya icyo dushaka. Semene amen. Hari igihe wenda ari kuba yishakira n'ibiryo, hari n'igihe no kuba yishakira n'imyenda, ariko Yesu yashatse kumenya icyo ishaka. Imana iguha icyo ushaka. Amen. Ruruzaza ariko yari yitambukiye yigendeye. None urumva rimwe na rimwe Bibiliya ivuga ngo ababiri bari mu isi nibahuza umutima. Njye nshobora kuba mfite ubwo bushake bwo kuba nagusengera, njye nzabwirwa n'iki ubwo bushake bufite igihe utabinyeretse. Njye ndikomereza nk'igendera rero, ntabwo wenda wasanga nshobora no kwibwira wenda ntiyizera ko muri njye harimo izo mbaraga, ntiyizera ko ndi mu mwuka w'Imana, ntiyizera ko ndi mu icyo. Bwana sifuye sana. Amen. Urumva rero na Yesu ku giti cye ni uko nguko yakoraga. Hari abarwayi benshi ariko wasangaga akijije umurwayi umwe bitewe n'icyo n'iki. Ntabwo urumva mu buryo ubwo nari ndimo ngarutse mu buryo bwo kubana n'abantu no kubana n'abakozi b'Imana no kubana n'ikibintu nk'ibyo. Yesu ashimwe cyane. Yego hari ibibazo mbanzi abantu bafite bitewe n'uko tuganira dukomunikana mu buzima bwa buri munsi. Uko nsenze ngasenga nsengera na uko nsenga ndasenga, ariko hari igihe mba ntazi biri mu bigezweho mu mutima wawe cyangwa se intambara warayemo. Amen. Sinamenye intambara warayemo uri aho ngaho mu buriri, ariko mu kunyapuditinga kandi uti nagize inzozi zinizi nagize inzozi nziza, cyangwa se wakubita aho ngaho wananiwe kugira gutyo ntumbamagaye ati basi
narose inzozi zimeze gutya, nakubise umubiri wanganje. Gusa urumva uwo muntu wakuganje ntiwashatse no kugira ngo urumva rero wisanga uheze hahandi. Yesu ashimwe cyane. Noneho hari ukuntu tureba twibeshya tukibwira ngo Imana izava mu ijuru bururu ize dukize. Ni mu bantu, ni mu muntu, ntaho nidutegereza ko Imana tuzayibona ivuye mu ijuru, tuzarinda tuva mu isi tutayibonye mu buryo bw'umubiri. Ni mu muntu, ni umuntu uri iruhande rwawe, ni umuntu mwicaranye. Karine kera tukimenyana niba bavuga ngo rega Imana ni wowe, ni wowe, ni wowe, ngo Imana sindayibona. Nigeze kumbwira ku kajambo kera ati Imana ni wowe sinayibona, ni wowe, ni wowe nyine. Ariko kantu ndaceceka ndamwihora, ariko ngeze aho ngaho kuko mu by'ukuri Imana ni wowe, ni wowe nyibonamo. Amina. Na Satani mubona muri wowe ukamubona muri njye. So nuko rero niyo mpamvu rero Imana itubwira gukundana. Amina. Kuko Imana ikorera muri rwa rukundo, muri rwa rukundo ngukunda no muri rwa rukundo nawe nkunda. Tuzafata umwanya dusenge icyo dusabye gihite kiba. Amina. Rero sasa Satani iyo ashaka kutunyaga rero ajya tunyaga n'abantu, akavuga reka tumukure amaboko. Ugasanga mu buzima bwawe hari umuntu wari ukubereye ukuboko kw'iburyo, noneho Satani kamuceho kuno kuboko. Ibuka na Mose kugira ngo atsinde urugamba, hari ahantu barimo bararwana intambara n'Abemeleki. Mose haza abantu bamufata amaboko, kuko yazamuraga amaboko igihe cyarageze agira gute, arananirwa. Ananiwe yarambura, ubwoko bw'Abisirayeli bugakubita. Bamwe muri abo bantu babibonye baraza baricara, umwe yicara afata ukuboko gutyo kugira ngo kutaza kuruha, undi nawe afata ukuboko kwe gutyo kugira ngo amaboko ataruha. Barakubita Abameleki barabanesha, barabatsinda burundu, urugamba rurarangira. Yesu ashimwe cyane. Uba ukeneye umuntu ugufata amaboko hahandi wananiwe. Noneho sasa wowe wageze aho unanirwa, ubuze n'ugufata amaboko. Ndetse udatsindwa ugomba gutsindwa. Ugeze aho unanirwa, amaboko yawe igihe wayaramburiye yageze aho ananirwa, ko turi abana, ariko ubuze n'umuntu uza ngo agufate ukuboko. Cyangwa se uranamufite, ntuvuze ati runaka ashobora kumfata ukuboko ahangaha ndi kuvuga mu mwuka, ndi kuvuga mu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Ndi kuvuga mu ntambara z'umwuka, ntabwo ndi kuvuga mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri ndibyo navuze, ntabwo ari byiza kureba ngo runaka arambiki, runaka arambiki, runaka arambiki. Tureba ku Mana, kuko mu buryo bw'umubiri wa muntu nawe afite ibibazo afite mu mubiri we, agomba gukemura mu ruhande rwo mu buzima bw'umubiri. Yesu ashimwe cyane. Keretse nyine iyo ubuntu bw'Imana bwamanutse muri rusange, ugasanga muri ya relationship mugirana n'urukundo arigomwe, akavuga ko sawa, nari mfite iki n'iki, wenda twari kurya reka mwigomwe mu rukundo, akaba yakwigomwa. Bwana sifiwe sana. Tuvuye aho ngaho rero, navuga ngo soza uwo murongo tuwusoze. Avuga ngo abo kujyanwaho iminyago ntawe uriho wo kubakiza, ni abo kujyanwa ibyabo ari ntawe kuvuga ko abisubizwa. Komeza umurongo wa nyuma, umurongo wa 23. Haravuga ngo ibyo hari ibitegera amatwi muri mwe, ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe, ibyo hari ubitegera amatwi muri mwe, akumva ibyo mu gihe kizaza akabimenya. Akumva ibyo mu gihe kizaza akabimenya. Ese hari utega amatwi akumva ibyo ngibyo akabisobanukirwa ibyo dusomye? Ko hari abantu banyazwe ibyabo, batega ubushya, barabajyana babahisha mu mazu y'imbohe, ndetse hakaba nta n'umuntu nibura uvuga ngo babisubizwe. Ese icyo cyanditswe uragitega amatwi ukacyumva ukakimenya? Aho rero ntugomba gusobanukirwa, kumbe menye neza ko mu mwuka bashobora kunsenyera. Ese ubu sinasenyewe? Ese ubu ntabwo banjyanyeho umunyago? Ese ubu sindi mu nzu y'imbohe? Ese ubu ngubu sinanyazwe ibyanjye?
ese ubu koko hari umuntu uhari wavuga ngo mbisubizwe? Yego, ugahita wibuka ngo Yesu arahari. Amen. Yesu, nubwo ibyo byose byabayeho, hari Yesu uhari kugira ngo usubizwe ibyawe. Ni ukuvuga ngo aba bantu nibasubizwe ibyabo. Bwana asifiwe sana. Nibasubizwe amahoro yabo, nibasubizwe iterambere ryabo, nibasubizwe ingingo zabo nzima, nibasubizwe ingo zabo, nibasubizwe abana babo. Amen. Tugiye gusenga rero mu mwuka duha